70% y'aba content creator bafungura YouTube bazirika zitaraho monetization cyangwa se zikabatesha umutwe, ugasanga rimwe na rimwe bazishyize ku isoko batibataye ku mbaraga zabo bazitayeho, ugasanga YouTube channel nibe maze umwaka yose kuvuna, ugasanga urimo urayigurisha amafaranga atarenze 15 cyangwa se n'andi asangayo. Ibyo ngibyo ndabivuga neza kubera yuko ndabihamya neza, ariko muri video ngiye kukwereka ibintu bitatu ushobora gukosora kuri video zawe ugatangira kugwiza views nawe nk'abandi ba content creator bose, ndetse n'amafaranga ugatangira kuyinjiza. Ibyo ngibyo ndabivuga neza nifatishije impamvu ndabereka urugero. Iyi YouTube channel imaze iminsi itagera kuri 5, imaze kujya ba subscribers hafi 100. nukuvuga yuko hari abantu nyine ushobora gukora video imwe cyangwa ebyiri cyangwa 3 buri munsi ukazauploadinga wizeye imwe ushobora kuguhindura ibitangaza cyangwa se ikaguhindura ubuzima nyine. Ariko mu byukuri nukuvuga ngo ino YouTube channel nureba neza uraza gusanga iriho video zitageze no ku 10, kandi muri izo video zitageze ku 10 yatanze umusaruro ukishoboye kose. Rero muri ibyo bintu bitatu by'ingenzi ngiye kukubwira, ugiye kuba nanjye Amani aha ni kuri Xman, uze ukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video nk'izi ngizi nkugezaho akanya ko kandi. Okay, noneho rero reka duhite dutangira. Nukuvuga ngo ibintu bitatu tugiye rero kuvugaho muri iyi video. Ikintu cya mbere ni thumbnail, ikindi cya kabiri ni cyitwa title, ikintu cya gatatu ari nacyo gikomeye cyitwa hook. Ndaza kuguhereza urugero rwa bad hook na good hook, maze nawe uze gusanga ukoresha gukoresha bad hook uze guhita uhindura utangire gukoresha good hook. Nukuvuga ngo thumbnail nicyo kintu cya mbere kuri YouTube kibasha guhita gikura umuntu, kubera yuko ariho hantu amaso y'umuntu ahita akubita, umuntu agahita atangira akibaza kuri thumbnail, ugasanga yibajije byinshi bigatuma akirika kuri ya video yawe. Iyo amaze kuyikirikaho cyangwa se ikitwa title, ni ibintu bishobora kumukurura, yamara gukanda kuri yamara gukanda kuri iyo video yawe, none agahita akurwa n'ikindi kintu cya gatatu cyitwa hook. Hook rero nukuvuga ngo ushobora kuba utayizi, ariko hook ubundi ubwayo twayigeranya wenda na CEO ya YouTube. Nukuvuga ngo ni uburyo nyine umuntu yakiramo cyangwa se uburyo umuntu asobanukirwa n'iyo video agiye kureba iyo ari cyo. Reka noneho mpite nkohereza urugero rwa bad hook, nkohereza n'urugero rwa good hook kugira ngo uze kumva neza nawe uyikoresha. Nusaba gukoresha bad hook uhita uhindura good hook kugira ngo video zawe zikomeze kugira views nk'abandi ba content creator bose. Okay, reka dutangira na bad hook. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Karoli, ndabasuje cyane aho mu ndeba muherereye hose. Abantu bakaze subscribe kuri channel yacu, mwarakoze rwose, mukomeze muturebe, musangize na bagenzi banyu. Nukuvuga ngo rero murakoze. Reka noneho dutangire na video yacu y'uyu munsi. Mu byukuri iyo ngiyo ni bad hook. Nimba wari wabyumvishe neza, yatangiye yivuga yakoze ibintu byinshi, noneho reka nze nkumvishe icyitwa good hook. Okay guys, muri video ngiye gukwereka uburyo ushobora gukoresha internet y'ubuntu, cyangwa se uburyo ushobora gufungura YouTube channel hemba TikTok, hemba n'uburyo ushobora kubikuza amafaranga kuri TikTok. Iyi ngiyi nayo ni good hook. Ngira ngo umaze kubyumva neza, ntihagira cyane na kimwe kigucanga, usubize video inyuma ubanze yumve neza, wumve bad hook na good hook. Rero ibyo bintu byose bitatu tumaze kubivugaho, haba thumbnail, title ndetse na hook. Nugira ikibazo kinyandikire muri comment, ndaza mite nkusubiza. Bari kumwe nanjye Amani ani kuri Xman. Video nyinshi cyane z'ubwenge nk'izi ngizi nzajya nzikugezaho umunsi ku wundi. Mugikomeze rero mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde.